reka twinjire muri Rayon Sport mbere yuko tuyinjiramo hari turifashisha inkuru y'abagenzi bacu uyu munsi bari batumiye perezida wa Rayon Sport FC bwana Tade Twagirayezu agira byinshi atangaza rwose ati agenda adufasha kiremo izo quotes iradukunda hari ibyo agiye avuga mu kanya rwose mu kiganiro aravuze ati harageze arabata amayeri y'umukino ari hasi mwarebye uko twakinnye na AS Muhanga haba mu gice cya mbere n'icya kabiri gusa kubera ko abakinnyi ari beza bagiye mu kibuga birwanaho yagiye atangaza ibintu byinshi bitandukanye birimo ko rwose ibitego 4 batsinze nta tushe mutozi irimo aha ndamwemeye cyane yarashaka kumugaragara avuze ati ntabwo ikipe yavuze ati nahuye n'ikipe yoroshye nta mutoza afite nawe uremera ko nta mutoza afite aha ngaha njye ndi kumwe na Tade rwose ikipe yatsinze indi 4 ku busa umwarimu ntakirimo narababajije nimwe mwagiye ku kibuga yari ikipe yoroshye cyangwa ni ikipe yahuye n'indi itaritegura aha niho utinyira Rayon uyu ni perezida ubyivugiye arenze no kuba umufana ni nyirayo perezida Tade ubyivugiye abakinnyi n'inyenyeri mutoza niwe kibazo ariko nanjye mu mate numva coach numva perezida w'ikipe iyi niyo statement ya mbere anenga umutoza atamwemera si ubwa mbere icyo nkundira Perez yajya abikora ariko Perez we abikora itashyira mu bikorwa kuko nanjye amayeri y'umukino ubwavuze umutoza ahita agenda kuko ndabona yavuze byinshi ko umutoza atamwemera hano ni ukufatwa ariko ubu reka nizere nyuma y'aya magambo icyiza njye mbona cyoroshye so kubivuga mu itangazamakuru ahubwo no kuvuga ngo twicarane dusesa amasezerano kuko nubivuga utamwirukana nukuvuga ngo ufasha abakinnyi kandi uvuga ko witegura Yanga ufasha abakinnyi ya n'intego y'amatsinda urabagiyewe nge nibereye hano mu cyambere cyo gusenya umunsi w'igikundiro niki n'aya magambo avuze perezida aratangaza niba atari bumwirukane ndakubwiza ukuri akaba ari uzatoza match ya Yanga hako bivuga nk'umuntu urebye match nyuma yo kubivuga nka perezida wa Rayon Sport jewe niteze ko mbere yuko abivuga agomba kuba yamwirukanye ko niba utarishimye Muhanga nuko agomba kumubwira ngo kuri 4 yagutereye mu mboni zanjye nturi umutoza watoza Rayon Sport ariko niba ubitangaza udafite ubushobozi utamwirukana udafite amafaranga yavuye Muhanga atameze neza ntabwo yishimye twaratsinze ariko ntabwo nishimye kwera imitore ziri hasi uyu mutoza ni urajyana mu matsinda uzi ikintu ufasha abakinnyi ukababwira ngo nta mutoza ni bombe ushyizemo aya nuko ngo noneho umbwire Rotifi uri hariya ugomba uraswa na perezida we umurasira mu itangazamakuru akaba open akabikubwira ko muzaganira iki kindi Karenzi nibutse amasezerano ya Rotifi yasinye imyaka ingahe 3 kagiye kubaca amafaranga n'umwe ushobora ngo YouTube amajwi ari gucika ariko barebe neza umwe ushobora kongerwa ibyo kongerwa tubihorere ugafite amasezerano y'umwaka umwe ubwo n'ubundi bazamwishyura bazamwishyura kuko ashobora kutarangiza ni byiza rero ko yicara na Rotifi akamwishyura ariko sinumva ukuntu uri perezida w'ikipe uzakorana n'umutoza utemera ubundi ibingibi abari uganira n'umutoza ari uwa babiri akakubwira ati mwakinnye ariko nabonye imitoreze yawe ntabwo muri babiri n'abakinnyi batabizi muri babiri mwenyine nta n'umutoza wungirije uhari atakumva nabonye imitoreze yawe nubwo twatsinze Muhanga 4 ku busa ariko niba ari abakinnyi bari hasi niba ari imitoreze yindi mutarabaha niba ari igihe kikiri gito mugerageze muzamure ariko abivugiye muri media aravuze ati umuntu uri ku isi yose amenye ko umutoza wa Rayon Sport ntakigira nuri muri Amerika amenye ko perezida Tade anenze imitoreze ya family Rotifi Tadeo ntuzongera kuvuga ijambo ubu turimo kwitegura neza umunsi w'igikundiro Yanga izaza kandi nta mutoza ufite sibyo turi kumwe muranyumva oya nge ariko nababwiye ngo biragoye ko Tadeo ejo azavuga ngo turi mu myiteguro myiza y'umunsi w'igikundiro kuri Rotifi oya ugikundiro bawitegura bawitegura kuko aracyari iminsi azakubwira ati ibyo ne nabatoje ntago babyumvise ko ari nabo nahise nkura ntabwo turi kuba ntabwo uri kunyumva umutoza arahari niba atamwirukanye
ejo mbwire ngo witeguye neza twiteguye Yanga gute se gute kandi ari umutoza uzabishyira mu bikorwa niyo mpamvu nahise mvuga ngo turi kumwe uranyumva kugira ngo umunsi w'igikundi ugende neza banza wirukane Rotifi ushaka umutoza wundi uzatoza amafaranga barayafite yo kuko kumuha si iyo match gusa nyuma y'iyo match hari Super Cup na APR nyuma y'iyo match hari match ya CAF kandi ashobora kutayirenga niyo mpamvu ntabwo ibihe byose wabigeraho ufitiye umutoza utemera umuswa nta kintu muzongera kuvugana n'umutoza mbere ya byose karenze ubundi se bavuganaga simbizi si wamusinyishije se bashobora kuba batavugana tundi dukeneye kubimenya ariko noneho uyu munsi ni igiki perezida azavugana n'umutoza wamuvuze ayo magambo noneho ntabwo ari Muhanga bazahura ni ikibi ni ukuvuga ngo ni umuriro uri mu bashara mu mashara hano aya magambo ni umuriro harabura ikibiriti ntabwo ni bwa mbere ngira ngo mbyumvise nanjye nashubije ubwonko inyuma ni ryari perezida yarashe mu itangazamakuru umutoza we gutya jewe mbonye koti ngira ngo yewe twagize ngo bamubeshye nanjye iyi ngiyo nagize ngo bayibeshye numva video umuntu yanyoreje video agace ndabyiyumvira niko yavuze tactique nta nubwo ari kuvuga ngo tactique abakinnyi birwanyeho bakina ariko tactique nta kintu mu burambe perezida Tade afite muri siporo wenda muri lisansi za CAF mu butoza afite wenda tutazi abe wenda arazifite muri experience afite ataramutse yirukanye uyu mutoza uyu munsi cyangwa ejo nta nkuru dushaka yo kuvuga ngo twiteguye neza gukina imikino kuko niba uhari waramupinze ashobora no kubanzamo abasimbura yego uzi ko yanabikorera byose azakunaniza ku rwego azakurwaza umutima niyo ngo wowe wamurashe gutya arabatsinda binuka arasubira mfite vora ubwo tuzarebana ntabwo niyo namurashe ntabwo umurasa keretse niba uri buvuga ngo simwemera nayo mwishyura ndayafite ndamwishyura umwaka wose najye ku ruhande ajye ku ruhande ndakwemera azamubwira ati tegereza reyo de ariko niba watangaje aya magambo wibeshya ko urakaza Rotifi ngo asezere ntiyasezera tukemeranye ntabwo Rotifi ari buvuge ngo ndasezeye kubera ko perezida yavuze ko nashoboye Rotifi si umuswa urumva Rotifi aba ari iruhande rwe imvugo za Rotifi kugeza uyu munsi aravuga ati kuva natangira gutoza umupira w'amaguru ubu natangira kumena umuceri kuva natangira gutoza umupira w'amaguru ukwezi kumwe maze muri reyo konyine uku kumwe uku nabonye n'umuhungu we yarihuye kuzira ukwa kabiri ukwezi kumwe sinabwiye ko yazanye n'umugore n'abana baba muri hoteli ukwezi kumwe maze muri Rayon Sport nkakuye experience irenga imyaka yose maze mu gutoza ibyo nize mu kwezi kumwe simukura gusa ibyo oya mujye mukura kariyeri yanjye yo gutoza kuva ntangiye kuba umutoza ibyo mbonye mu kwezi kumwe biraruta ibyo nabonye byose muri kariyeri yo gutoza ari operasiyo hari ikintu kizaturika urumva mu magambo make niba sinabona ikipe ijagaraye se cyangwa ni byinshi ati ibintu nabonye ibintu nabonye perezida aratangaza amagambo ategura umunsi w'igikundiro cyangwa gusenya uri kubwira abafana cyangwa gusenya abaciye intege arubaka umunsi w'igikundiro cyangwa arawusenya ngambwira umufana uyu mutoza niyo yagira intege nke n'iki Rayon Sport irimo kwitegura umunsi w'igikundiro ibintu birashyushye turaba kuri mikoro ahangaha ngo abafana ntibagura amatike turimo gukora ibishoboka byose ikindi gikorwa tuba tunashima mu rwego rw'umupira wacu gutekereza iki gitekerezo biraba ko ari mushimire kuba tugomba gutumira ikipe nka Yanga yazana abafana benshi tukabona amafaranga buri muri tujye tumushimira mu kintu ashoboye yego ariko se kurimo kubisenya nanone perezida ibyo wubatse kurimo kubisenya nese ubundi yibuka ko uritegura Yanga uva ko umutoza nta kigenda watsinze bine
watsinze bine watsinze twavuga byose. Muhanga n'ikipe yazamutse, Muhanga ifite Gatera Musa ku ikipe amaze ukwezi adafite abakinnyi, umwe ari ukudodadoda muri teste ukarasa umutoza gutya muri teste. Nabo bemera batade bemera. Igice cya mbere babonye kimwe cya penalty, ikikwera ko ari umutoza nyina azana ikipe ya kabiri, ishyiramo bitatu cyangwa atashye ari igitego kimwe, atwereka ko uwe ibyo dutekereza atari byo. Uwavuye muri Gabo hanze n'abandi hanze azana noneho iyaba Fisto, yaje asimbura Fisto, ba Rivarido b'abakinnyi bafatika basanzwe, ariko mu by'ukuri bacanga Muhanga bayitera bine. Koci uyu munsi niyo Rayon Sport yatsindwa uyu munsi, urebye uburyo ikipe irimo ikora, wakurikiye uko abakinnyi baguzwe, uko n'ubu hari abataraza mu ikipe, abandi baraza bakagenda, abandi bameze gutya, abandi ubu wakwicara ukanenga umutoza, wakayo namushima, wakwicara ugatinya utoza abakinnyi bishyuza, uyapfa kwishyuza. None byo biraho abahise ahubwo Rayon Sport ubu yari yagira ikipe, Karamoko yaraje, baracyari muri teste n'uyu munsi hari uri bugeyo. Wa munya-Cote d'Ivoire yaje, wa munya-Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire si wese tuvuga suri bukore teste kuri Bari, nawe aracyari muri teste, ntabwo arayitangira, aratangira uyu munsi, ukora kuri Bari. urumva nasara akoresha teste n'umutoza udafite amayeri. Abarundi baje ejo bundi, abasenegale ntibaraza, Abedi ntarakora imyitozo, arakoze rimwe, ariruka, aracyarimo kwiruka, abantu baracya. Uyu munsi Rutifikosa afite niri watsinze bine, ariko sinishimye Tadeo kuzatuma abareye benshi bakwibazaho. Byaratangaje perezida wa Rayon Sport watsinze ibitego bine, nahise nyishyira muri wari uhari cyangwa yatashye match, yari kari twari duhari, twe twarebye rero mu gice cya kabiri yabagize asuku, ashobora ko yatashye ariko arebye igice cya mbere, abafana n'abakunda umupira muri rusange bari bahari. shaka wa mugani wa Karenzi bamubeshye Rotifi, ariko niba Karenzi abyumvise bwa mbere nagize ngo bamubeshye banditse harimo amagambo ikibazo gikomeye, ni bombe yo kwiyicira umunsi. Urubaka ugahamagara ibitangazamakuru, warangiza ukabisenya, we vuga ibi. ubu si umuriro mubwira, nta muriro muri uyu munsi, abantu bose bazi umupira. Rotifi amakosa yakora nayaha uyu munsi yakora, umuriro yaba yabibonye, ntabwo arageraga mu mwanya mwiza wo kumujisha. Ntabwo umupira none ari ukubeshya, umupira ukina ku mugaragaro. Umuriro wari Huye, wari Muhanga, wavuye Ruhango, wavuye Nyanza n'abamuhanga babonyereye mu gice cya kabiri, kuko icya mbere nicyo cyaba perezida. Ashobora ko yatashye n'abarebye igice cya mbere gusa, ikipe yabanje igice cya mbere niyo yaba perezida, natwe twemera y'amazina akomeye. Ubwo se yarebye yonyine, umuntu wese yarabiboneye mu minota 45. Abo babingi bero urata igitego cyabazwe, iyo y'amazina akomeye ayikuramo, none hazaniye reka mvuga ngo iki y'abakinnyi babaye babasimbura babandi tutemera, batsinda ibitego bitatu. Asanana hari umuntu umwemera, none ko cura Asanana akavuga ati Asanana akwiriye umwanya kurusha uyu nguyu urimo kumbeshya wavuye muri Gabo. Asanana ashobora gukina neza kurusha Kigibero, ibyo nabyo umutoza abizire. Bareyo bazi umupira uyu munsi, bako mwacira urubanza Rotifi, ababonye umupira utarawubonye we ajya ku ruhande, wabonye umupira imuhanga uburyo abafana bishimye, uburyo yavuze ijambo, abafana barishimye, bamwe banga gusohoka. Umva ikintu gihari, we yavuze ngo gusa kubera ko abakinnyi ari beza bagiye mu kibuga birwanaho, abakinnyi barabashima ko ari beza, kuba baratsinze birwanyeho. Nabikubwiye kuva ku munsi wa mbere, perezida wa Rayon niba adashaka Rotifi nangwirukana, niba yaramwibeshye kandi ari wamusinyishije, bigoranye gutandukana nawe. Kuva Rayon yabaho, ubundi kuva Rayon Sport yabaho, nayimenya nayibona guhera muri 1997 nibwo natangiye kuyikurikirana ngeze mu Rwanda. Hari perezida wa Rayon ugeze uvuga amagambo nkaya? Ntabwo bishoboka. Iyi ni hano banatwandikire abantu bayoboye, hari ugeze asebye umutoza kuri mikoro. Iyi ni red flag, kwirukana umutoza kuri mikoro, kurenga umurongo utukura hagati yawe n'umutoza. Hano uburenze, iyi ni red flag. Mu batoza boroshye batoje Rayon Sport harimo na wundi wayitoje muri Sekafa Kagame Cup 2018. Ushaka kuvuga umutoza uri chip gutya, waje avuye mu Bwongereza, nyuma bamwitegerera umuntu ntakigenda, iramwirukana. Sadat aramwiruka, ni Sadat ngira ngo aramusezerera nyuma.
ariko ntabwo Sadati yigeze atangaza ibintu nk'ibi nawe warareba ukabona ko gutoza ntabyo azi yaraje atsinda Mazembe 1-0 ariyaminiya cyane iramwirukanye ajya muri mukura nayo iramunanira. Ucunge neza na wa wundi witwaraga neza nimero 6 Karamoko gashaka ko yabwiye kutirwa agaruka mu myitozo kubera ifeza ngo niba ukina ngo ntago akwiriye ntazasinya rero niyo yamuhagaritse ucunge neza ndakubwiye ngo Kazungu buriya umupira ibi bintu uyu mupira nkumazemo igihe nawe urabizi tubibayemo nubona ikintu nagifasheho feri ukabona nafashe feri nagiye ku ruhande ni reserve jya umenya ngo hari ibyo mba nabonye kandi ubundi ubu babwa jya umenya ngo umuriro uri mu magufa hari ibyo mba nabonye ibintu biri muri reyo urumva ibaze Karamoko akinnye match neza Muhanga twe niwe wabwiye bwa nakina ntabwo tambwa azabona umwanya ntabwo tambwa azakina uzi ko iyi statement akoze iri guhura n'ibyo avugaga ko bagomba gushiftinga bakajya kuri defense ya 4 bakava kuri 3 ibyo nacyo bimbwiye kubera ko nyine avuga ko uri kwana nayisa nibyo ibyo ngibyo niba bishaka bivugana n'umutoza niwo watubwita muri mukura Fazare ikindi shaka defense mu cyubahiro ngomba president si ibintu bishya kuri coach ibintu bishya pe Fazare ya Mukura yakinaga 4 abona nta musaruro imuha ajya kuri 3 mu musaruro kurusha niba ari ikibazo mwabiganira kabuti rero kwakinisha aba defense 4 Kazungu ko aribo twamenyereye wowe uri president w'ikipe umutoza kwagira mu cyubahiro ngomba president Tade ari Andre Villas Boas uri president wa Porto uri kugira inama umutoza Villas Boas yari umutoza nyine uri president wa Porto abaye avuga ati iyi tactique wa mutoza we yigenze gutya kuko natoje sibyo witanga ingero zigoye mbabarira ari Kayiranga Batista uyobora Rayon Sport uri president Tade mu cyo mugomba lisanse zingahe za CAF ariko umuntu yemerewe kuvuga ko yabibona hari rangaje ukoresha ku mukoresha wawe ku mukozi wawe ivuga ati ibi ntibibaho birutwa nawo wabwira notifika mbwa ati ngwino kuri office akira ibikuye mu masezerano igende pre-season ikipe yatsinze 4 ukabwira abakinnyi ngo barirwanaho arakoze Lorenzo Karamoko Tade yavuze ko yamusezereye Karamoko sibyo nababwira yamwandikiye message ngo ntagaruke ngahibaze Tade amaze kubitangaza ukora uyu niwe perezida wa Rayon ndamwemeye cyane amashi menshi ibi bintu byose ari gukora bizatuma tugira tubibaza watwaye Sakafa 9-8 Ruhamyambuga abakurikiranye bose nta muntu wigeze atangaza aya magambo ibi nibyo bita accountability fata inshingano ibintu byose ubyange cyangwa ubyemere tuzabikubaza wo mu cyanda mu gihe nk'iki ndabona abanyandikiye bose hari ukuntu umuriro Karamoko yasezerewe ngo yabivuze ko yamwandikiye akamusezerera Karamoko niwe muntu wagendaga Muhanga nyuma ya Cindy Paul Jesus undi muntu wavugaga ngo kuri gatandatu ya Karamoko ubwo nuperereza neza urasanga uwamuzanye azize uwamuzanye ukurikiranye ushobora gusanga ari uwa Hussein ari Karamoko kuri 6 kuko reyo irakina ukabona ko ibura 6 ariko ntarindwa si 6 ndako ni 6 ariko ubona ko bimugora sefara yikaba sinigeze 11 ikomeye sefara yikaba muri 6 hari igihe cyageze Sadate baramubwira ati have bicira birarura bikunda ikipe ni y'abafana ikipe si ibyo uvuga ntibishoboka uyu munsi umubyeyi wa ikipe nyakwa Paul Muvunyi ashyira umukuru yaracecetse nawe oya yagiye ku ruhande ariko ntabwo tumubona ntabwo tumubona iyo abakoko akirimo ntabwo ari kwemera yuko avuga ntabwo bishoboka ibi ntabwo imiterere n'imiriro yabuza perezida w'ikipe kuvuga ibyo ariko banagana kamutase nimwihangane ntubivuge muri medi niba bimeze bityo mu cyo tugomba Tade ahubwo nyine nuko bucya oya nuko bucya ukabona barifotozanya sinzi ngo ibi ntabwo bishoboka ubu dukikira ibintu nk'ibi amazi yakeneye gutandukana n'amavuta kuko bizatuma Muvunyi n'abantu bamwibazaho niba uyu munsi ari bombori bwakeye urabona ngo ariko birinze kwivanga mu nshingano za perezida Muvunyi uruhande rwawe n'uruhe perezida wa ekipe afite uburenganzira nabivugiye aha sinzi no mubyibuka ahubwo ni perezida afite kashe sibyo
perezida wa ekipe watowe aba agomba gukora ibyo ashaka. ndabyemera ariko ibyo tubyemera. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, nta komite ya reyo nta muntu n'umwe uvuga, bose bagiye ku ruhande baracecetse. njye niyumva ikiganiro cya perezida wa Rayon Sport Tade kuri televiziyo Rwanda ejo bundi yarinze kirangiza, nta hantu avuze ngo twakoze ibi, twagize gutya, turabishaka gutya, twagize gutya. Aravuga ngo ndashaka gutya, ibi ni yewe. Ndamwemerera aho nga kubera ko nibinapfa tuzamenya iyo tubibaza. Nakomerezaho urumva ati jewe ibi nabishaka gutya, ibi bikora gutya, ibi nabikoze gutya. Ntago avuga ngo urumva na hamwe hamucitse bavuga ngo twakoze dutya. Icyo abantu rero bibazo mu gutegura Rayon Day ndashaka ko icyo gihe uyu munsi kizateza ibibazo abantu ntibanacyumve neza kuri cyo ukomojeho. Birakora ibumbura ibintu byashyushye bwacya ari kumwe n'umubyeyi. Ariko baba batubeshya. Nanjye uyu munsi ndakubwira pe. Niba utazamubona na Prosperi barananiranywe ntibishoboka, ntumubone na Gacinya ari Rwaserera, none se Muvunyi baravuga niki? N'ibintu bibiri Muvunyi cyende guhagarara agasobanuka ahagaze agasobanuka kuko niwe muntu wanjye. Ariko niba uvuga ngo uyu muntu ibyo akora ntiyumvikana n'abandi byarananiranye, none we mwumvikana gute? Muramuvuga iki? Usenye umutoza wawe muramuvuga niki? Ariko ntabwo yakivanga mu nshingano za perezida. Rayon Sport navugiye aha ni nta muntu uyiyobora ari umwe ntawayishobora. Ntibishoboka, sibyo? Abantu bagomba guhuza bagakorana. Ariko biba ikibazo ngo abaperezida benshi ngo abantu barashaka kuyoboreramo. Okay, nahise mvuga ni icyo ndagikarabye. Perezida w'ikipe nafata ibyemezo ashaka anabikore uko abishaka kuko niwe uzabibazo. Ariko mbivugiye perezida Tade n'abajyanama be icyo kibazo ahantu bazageza Rayon dore aho ndi hano. Ngiye nabivuze ngo ntibazarenganya ijonjoro. ibya Rayon ndabizi cyane. Hari uwambwiye ubushize ati hari icyo bamwe batemeranyije buriya ngo yandika adapinga adashaka abasifuzi. Mbere ya match ya Bugesera hari abareba batabyemeye, bavuze ati ntabwo Rayon Sport iri urwego rujya kwandikira Ferwafa ngo nashaka umusifuzi, nibashyiraho bashaka. Niba uri ikipe ikomeye amakosa ari bukora abantu bari buyabone tu uko byamera kose. Mubare hari abatabyemeye, urumva none rero byatangaje byo ni njyewe iyo ndeba ibintu kubera ko nzireyo kenshi ndasoma nkareba ibintu kandi nkabivuga mbere. Abantu bakankubita mu kanwa bakavuga ibyo bavuga, ariko njye mba nabibonye. Kazungu uyu munsi nubwo tugomba gushyigikira Rayon rwose, Rayon de igomba kuba nziza rwose, turifuza iterambere ryayo. Ariko wowe iyo usomye ibihe, iyo urebye Rayon uyu munsi ukareba Rayon irakinira Muhanga, wareba muri stade abayirimo, wareba muri stade mu bayobozi ukabona perezida namushimire gusa. Na Gacinya arahageze, Gacinya arahari. Gacinya akunda umupira, Gacinya wabaye umujyanama nta rukundo umubitsi nabo birebye ukareba ikirere. Abantu nk'aba Freddy match nkiriya, abantu nk'aba Freddy match nkiriya kuri radio. Reba igihe shampiyona yarangiriye, Saidi ari i Kigali arajya kureba APR Ishyorongi, ntajye kureba Rayon Muhanga. Ubwo no mu nzove nta kandi ubwo no mu nzove nta kandi arirwa i Kigali ari muri V8 ntago yabuze essence igera i Muhanga. Urumva urareba ukareba ukabona ugashaka ukabona body yose ukareba komite yose. Rayon barayikumbuye ni gute Muvunyi atajya kureba Rayon Muhanga abuze essence ngo nakazi kenshi. Ariko umutima umujyana Freddy ko atajyayo. Freddy ntago abantu ko datsimbuka. Ikibazo ni iki? Abantu nk'aba Jean Pierre wa musaza wavuga bose kraka mwene wabo Gacinya, none se bagiye ku ruhande. Mwene wabo Gacinya kazo abantu batangaga miliyoni 10 buri match bananiwe kuza. Abantu benshi bagiye mu Kagera babuze miliyoni 3 cyangwa 5 za Yusudiani. Karenzi ari cyavuze Yusudiani ngo ni cyata, wibutse ari amatagiri bari abakire bagiye mu Kagera batangaga amafaranga buri n'isi Muhanga ni ngo 15 so yatorewe bari he. None uyu munsi ashyize ikibiriti muri imyambi y'ikibiriti muri essence uratwika
uritegura reyode uritegura muri ntabwo izi hano umuntu utunganiye ubundi ahandi mu bihugu bindi umva gatoya ahandi ni ibintu bibiri butwiteze ni Tadeyo kwegura ibi natangaje ntabwo bibaho sinzi mutajya ngo ibintu byoroshye ni ibintu bibiri ni ukwegura cyangwa kwirukana Rotifi ni ibintu bibiri niryo jambo rikenewe ariko wazana umutoza we niba utirukanye Rotifi Tadeyo n'abakwegereye nta kintu umutoza urirangije wowe ubwawe urirangije nta kintu umutoza azaguha kuva nyuma yo gutangaza ibi Kazu statement y'umwaka irabonetse kabisa niyo statement ikomeye uyu mwaka tumenyereye imirire ya Ritadi ariko nta gihe Ritadi yigeze yataka umutoza bananira ngo yaramusezereraga ariko njye ntabwo ngo nagashya n'ubwa mbere simbizi no mu rwego rw'isi ko ari perezida uranenga umutoza wo mu itangazamakuru kuko ni wowe umuyobora ni umukozi wawe nta mpamvu yo kujyana mu itangazamakuru niba utamwemera mwirukane ndaguteguje ni nayo mpamvu nabwiye ngo kubera ko ari ubwa mbere byumvikanye mu matwi ni nayo mpamvu sinzi uko abareba bari bubyakire neza ngo babyemere kuko mu bintu abareba bari biteze kumva si ibi kuko abareba bakeneye kumva ngo basinyishe amazina akomeye abakinnyi bishyuwe ariko abareba bumva Youssou Diagne utarishyurwa ataraza umwari nyingi niyo atazana icyo bitwaye abareba uyu munsi bumva Foro Nganye nubwo yavunitse ataraza abareba bumva n'uwasinye bavuga bati abantu bari ntabwo bari biteze amagambo nk'aya niyo Rotifi yaba afite ibibazo mu bibazo bihari muri reyo ntabwo icyambere cy'imbere ari umutoza ameze none se uravuga ngo igice cya mbere uko twakinye n'icya kabiri mwarabibonye ko bitandukanye none se si umutoza umwe wabitoza ni babiri batandukanye ni babiri aho ikipe y'abasimbura niyo yatsinze byinshi uvuga ngo tactique igice cya mbere twakinye nabi icya kabiri dukina neza the same coach niwe watoje ibyo bice byombi nari mfite ubwoba ko yari igice cya mbere ariko yavuze n'igice cya kabiri hagati abafana babakandakanye bagura amatike Reyo Daily Rekenze ariko ahangaha uri guca n'intege umufana kubera ko aravuga ati se yanga si no guca intege gusa izo ntego twita amatsinda dufite tuzazigeraho kandi umutoza afite amayari ari hasi bita burudani abakozi nk'abangabo bagiye hariya barapostinze wasiriye sohora indirimbo ari gusohora indirimbo ngo ya Reyo Day abafana niyo ari gutumira yanga bati murafite twajyanye Muhanga tureba umufana uri hariya bamaze gutsinda ibitego 4 abafana bishimye bameze neza nta n'umuntu wigeze kritika umutoza ugize gutya uri gutegura Reyo Day ati bagiye gukoma amashyi umutoza ajyanye n'abakinnyi umutoza ari muri mudu tekereza Rotifi wicaye iriya mikwagiye abasanana na bari Varido umufana wamubwira ngo umutoza ibitego 4 warangiza uwo mu bintu bikeneye kuvugwa hakeneye kuvuga umutoza ahubwo ari kubavuga ati amayeri ye ndashima uko ikipe ari kuyubaka biratanga icyizere yanga ifite ubwoba Karamoko wakinye neza niba utamwiyumvamo twari tugati gatandatu nta kibazo rega musezerera uzanone ati namusezereye kuri WhatsApp ariko hari ikintu icyo kiganiro nanjye narakibonye Karenzi yakoreye kuri RBA ejo nagisubiyemo nta hantu avuga ngo twe never kandi niwe yewe iyo ntanze amafaranga muri Rayon Sport ntabwo ntekereza akazagaruka kandi ibyo si gikunda ubundi muri ni nkuko hagiye ajya kuri ku itangazamakuru avuga kuri Gorilla cyangwa Kenisi kuri cyangwa uko Kenisi akavuga kuri Kirasa kandi Kirasa ni umukozi we ibyo ntibikora ku ikipe oya icyo mvuga kuvuga ngo haji uburyo avuga Gorilla cyangwa Kenisi nibwo buryo Tade twagiye tubona urugero rworoshye Kenisi yari ni nk'ikipe ye bwite yego njyewe ndakubwiye ngo Kenisi yasezera abatoza match irangiye agatakubwira ati turatanga kareba ibintu ugahita uvuga ati munsi y'igikundira utobanze rwose wari umugoroba umwe rwose wa muto w'amasaha nk'atanu atandatu namaze ahantu nicaye ndeba ibintu nabonye muri ayo masaha nkangahe ari mu kiganiro se oya ntabwo ari hano hari umunsi umwe ni ahantu nari nicaye ndabireba nagize amahirwe yo kuhicara ndabisoma bita nshyiraho X ibindi ubwo umutima ntabwo ubabwire muzabibona
ariko nibeshya gake, ndabibabwiye nibeshya gake, muzabibona. baye nka ndirimbo James waririmbye ngo ibyo ubona ni bike biracyaza. biracyaza ntabwo nari niteze ko abareyo bajye muri mood y'umunsi mukuru wabo. urayijyamo n'amagambo ntabwo bikunda kandi umutoza ari hasi, ibintu bibiri urayijyamo umutoza ari hasi. twamenyereye niba uvuze amagambo nk'aya irukana, arerekezwa n'ikintu gikomeye. uwo mutoza utemera mwirukana byihuta. ubundi yari kuza kuvuga ibindi umuntu batandukanye mbere. ibitari ibyo egura cyagiye bari kwanga ko umutoza wungirije aza wa wundi w'umunyatonizi umufasha. ndibaza kumwangira Rotifi uri kumuhima, mwari muri aho ngo byangombwa uri kumuhima, ibyangombwa bigeze biba ikibazo, uri kumuhima bimeze biki kwagiharisa. none aka kanya niwe uzagutoza, none uvuze ko adashoboye ahubwo abakinnyi ari bo ngo bajya. niyo mpamvu mvuze ngo kuko nawe ubwawe abantu bagucishamo amaso uraba ko umutoza adashoboye, nibakomeza kumubona kuri benshi ya Rayon Sport nawe barakwibazaho nyine. uri perezida w'ikipe, usinyisha umutoza utemera. utemera ni gute asakomeje gutoza ikipe kandi utamwemera? njye naniteze ko aya magambo yayavuga amaze gusezera umuntu ati namusezereye, twatandukanye kubera ko amayeri yari ari hasi, ariko ubivuze stira akiri umutoza nimugora mu nzovu araza gukoresha imyitozo. niwe ujya gukoresha imyitozo ese ubwo ariko hari ibintu rega tworoshye, ariko izi statement y'umuyobozi w'ikipe, perezida ubazwa buri kantu ko abanyamakuru twari muhanga mikoro zari nyinshi, hashize iminsi uvuga ngo ni uburakari. uzi ikintu buri ushaka kuvuga ibi ariko ubwo burakari bwa bine ibintu byari bimaze iminsi, ibintu byari bimaze iminsi. oya reka uzi ikintu cyabaye. abajyanama ba perezida Tade baragenda bakaganira ibintu, amara kubiganira akaba ibyo bimujya mu mutwe ari byo atekereza, yagera kuri mikoro nyine akaganira ibyo yaganiraga, kuko umuntu ari kuri stade azi ukuri. ibi rero ni iby'abajyanama aba yaganiriye nabo bakamubwira ibindi bintu, akaza kuri radiyo nahindura abajyanama, biroroshye. nahindura abajyanama, wari gutangaza nahindura abajyanama, washyushye nabahindura agira abajyanama, washyushye mu mutwe ntibyari gushoboka nyuma ya bine. reka ubivuga watsinzwe, ubivuga ibyo bintu watsinzwe. niba uvuga ibi bintu watsinze bine, ubwo nutsindwa ikiba gihari ni ukuvuga ngo ekipe bihita bikwereka nyine uko n'ubundi umwuka umeze, nahoze mbaza ngo umwuka uhagaze, ko ekipe nyine ibaye uko ibayeho n'ahangaha. ariko mu bifate mu bishushanye nka APR imaze gutsinda Gasogi, niyo match ya mbere yitsinze bine. Afande Deo agiye kuri mikoro ati tactique, nubwo twatsinze ati tactique zirapfuye, wowe bishushanya nubwo twatsinze ariko abakinnyi bagiye gukora abahanga birwanyeho gusa umutoza mu mayeri ntakigenda. abajyanama ubwo shampiyona ntibirangiye hose bamufashe, ubwo bakongera bamubwiye Pierre abivuga undi yamaze kujya ku kibuga ahita agenda rwose. ibyo bintu yabivuga undi yageze ku kibuga agenda. ndaguhakaniye kandi afite mukataba ajya heza, umwari afite amasezerano yavuga ko yaba yamwirukanye. nibyo ngende kuvuga ahubwo yabivuga amaze gutandukana neza. yabivuga umwarabu yamaze kugenda avuga ati yari nayamuhaye, nyuma yo kumwitegereza nasanze ari hasi, bitoreze barashutse, nta kibazo muzumva cyo kuvuga ngo ikipe yaregwa muri FIFA namwishyuye. niyo mpamvu mbaguye ngo ni ibintu bibiri. Tade ibintu yavuze agomba kwishyura umutoza amezi asigaye, nta na kumwe kuko dutegereje no kwicara ngo baganira mugabanyirize ntibishoboka. statement ahubwo bagize ubwenge bwo gukora umwaka niba ari 11 communication yari yahembwa. none hiriya video ni ikizibiti, niyo yasezera ubu rero yamwishyura, yamurega muri FIFA. uswa arayifata bakamusemura yavuze ko ari ibintu turenga tukarengera cyane. niyo Karenze yavuze FIFA yarabyoroheje, ushobora gusezera bitewe n'impamvu z'umutekano wawe, ntibibuza yuko urega bakakwishyura. nuwo ngo rero uyu munsi kugira ngo yisubire mu murongo mwiza, kuko ubu amakuru twebwe akazi turagakora bisanzwe, tugiye gukurikizaho amakuru avuga ngo Tade yameranye ate na Rotifi. yego amayeri yazamutse yabaye meza. Rotifi abanyati bararebana y'ingwe na shebuja, ibyo ntibikwiye rero.